ikajya n'imbere ya reg kandi reg yaranayitsinze urumva ira yitwa ngo ni ABC Fighters no muri Cote d'Ivoire nyandi nyanga itozwa na Liz Mills urumva yose ayo nama ekipa ne yabonye tike igikombe mu gishakire muri Nile Conference aho hari ama ekipe nka Zarahiri harimo ekipe yo muri Angola urumva ama ekipe abari umushakira Petro de Rwanda iyo ngiyo Petro yatwaye na cya gihungu kirekire cyitwa cyahoze muri Monastir Majok kigi Sudan ibihungu byo muri basket byose se ko bari birebera usibye wenda nshobozwa na Pichu manga ni igisore ko ntabwo ari kirekire cyane ako ni igisore so urumva rero igikombe ni hari abagishakira ubwo rero rege yose sike mu Rwanda ku munsi w'ejo nabyo turaza kubikomozaho baje ubona ko rwose batishimye kubera nyine ekipe gusoza nabi ni kubuzatomborana nabi ibyo rero turabigarukaho turaza no guca ku mugana Afrika nta kindi kirimo kuvugwa na ekipe arimo kwitegura gushakisha itike ya AFCON cyangwa se CAN ya 2024 igomba kuza mu mwaka utaha ariko nibwo ni CAN qualifiers 2023 turaza kandi kujya ku mugabane w'Iburaya hakurya y'amazi gihari nuko uyu munsi ruraza kwambikana urugendo rwo gushakisha tike yo kwerekeza mu mikino ya Euro cyangwa se ya Elan ya 2024 ekipe y'igihugu y'Ubutaliyano uyu munsi ku isaha 3 iraza gucakira n'ikipe y'igihugu y'Abongereza Jean Gilles akani match karyoshye utaza kubura rwose kureba zere ko ari match mo kwitekerezaho Abataliyani n'Abongereza ni match yo kuza guhanga amaso Abataliyani ntimwabonye mu gikombe cy'isi abizo benshi barimo kuvuga ati Abataliyani bacu barazimye iki Umutaliyani aramanuka uyu munsi araza ko rero ugacakirana n'Umwongereza iyo ni imikino yose utagomba kuza gusha amazina abongereza ba Bukayo Saka ukunzi ba Arsenal muraza kubona Harry Kane aba Bellingham aba Jack Grealish ubwo Abataliyani nabo ba Matteo Retegui Vincenzo muramubona uyu munsi ndetse n'andi mazina akomeye arimo ba Jorginho Marco Verratti Nicolas Barella murabona uyu munsi Abataliyani besurana n'ikipe y'igihugu y'Abongereza Three Lions cyangwa se intare eshatu ntabwo ari imikino yonyine ubwihari bw'iryo tsinda n'iryo twari tugarutseho ni Group C nibo baza gukina uyu munsi ariko ntabwo ari bo bonyine baza gukina kuri uno mugoroba kubera ko hari indi mikino iza gukinwa harimo umukino ugomba guza Northern Macedonia cyangwa se Macedonia mu majyaruguru iza kubacakirana na Malta aho ni muri iryo tsinda rero rya gatatu ririmo ikipe y'igihugu y'Abongereza n'indi mikino myinshi yo rwose iraza kuba uyu munsi ibyo rero turaza kubiganiraho rwose ku buryo burambuye mu bitekerezo byanyu andika nimero ni WhatsApp yacu niyo dukoresha 0788 ubutumwa bwawe turaza kubusoma ahangaha abayari n'ababwohereje baduha ikaze nabyo nta kibazo turabikora harimo nk'uyu witwa Eric ati ni Eric Rifaya imari banyaruguru umukunzi w'Amavubi still ndahabaye Kayiti Sports asante sana Eric rwose ndetse namwe mwese muza kudeza ibitekerezo avuze ati mwaramutse neza ikaze basore turari kugira ngo gwere natwe tuze kuganira rwose urakoze kuduha ikaze so ubwo nibyo ngibyo rero mutwemerere gato ubundi tubanze dufate ku mazi noneho tugaruke n'amakuru yacu ku buryo burambuye kandi twizera ko namwe muza rwose kuba muri kumwe natwe ntekereza yuko hari mu gitondo cya kare cyangwa se ku kaguru bituje igitekereje ukwezi n'inyenyeri byari bigikikije abamarayika batuje cyane batekereje Imana ikireka ndimo umukobwa mwituyu muho umuhungu mwiza uzamurinda mituyu kuza kwanjye mu buzima bwawe si impanuka gusa hari akabazo kangaruka by'impanuka ese uzansiga nzira ntabwo uzansiga nzira uburari byacu ntibizahita birangira mbwira kabisi n'agahiye se tuzagasangira bazagutegera ndetse bazagushetera mbwira ko tuzabashegera ukagenda nta gusezera bebe ukagenda nta n'ababa pasiteri baza ngo baragusengera n'ibirura byiswe intamura niyo utazemera bagira ibyo ntagira bageraho ntagera y'urukundo ngufitiye niyo ngingo indengera ntunyemerera nzakujyana kuraho batagera nzahagarara nemye mu kiganza mfite ibendera nsezerane kuzagukunda no kuzakurengera uha igihenze kurusha ibindi amafaranga atagura sinkeneye byinshi cyenda saba gusa attention ibindi ubindekere nta kumwaka motivation kuko nagiye I'm into you. Will you love me every day or is it gonna end in tears? Have you ever been in love? Cause I don't wanna waste my time. Will you love me every day? Just so patient,
je te dis que je serai là, je te jure. Comme un ange, don't be alone. Love me physical, baby sinarizical. Warumfitiye umutima wanjye, njyewe namase guhitamo wowe. Ibaze kujya utuma nkeka yuko Imana ari umugore. Niba ushaka ko nkubwira mbwira nzabikore. Reka mbyemere, Yeah. uko nanjye I'm into you. Will you love me every day, or is it gonna end in tears? Have you ever been in love? Yes, nuko nguko rero twije muri KT Sports yacu yo kuri uno munsi. Dushimire cyane abantu bose baduteze yombi. Kamugisha Elia Bite atubwira ko baduteze amatwi baciye kuri application ya sana.